telefone ye irasona atwaye imodoka nuko yarangiza akabona ni mama umuhamagaye ahita yitaba afite uburakari akabwira mama we ati ma mwambabariye koko ibintu byose tuvugana kuki mama mushaka yuko nkora ibyo we na papa mumbwiye 100% koko buri munsi inshuro zose mwanyoboye mu buzima bwanjye kugeza no gukundana na kiriya gisore cy'ikigome cy'igitindi cy'umuhemu mwambabariye kuri no nshuro mwandetse koko kandi mukampagaye nge nkiberaho ubuzima bwanjye ndabinginze nimumbabarire. Nyina ahita abwira umukobwa we Camilla ati ntabwo nshaka kukubwira ibijyanye no gukundana rwose ndashaka kukubwira ahubwo uce muri gare hari imifuka ine bohereje ivuye mu cyaro hanyuma rero uyipakire ngo hari umukarani bayisigiye niwe uyiriho ubwo rero uze kubizana harimo bya bindi twari twarahinze mu cyaro nta by'urukundo ngiye kukubwira kano kanya humura. Camilla ufite agahinda n'umujinya byose bivanze kano kanya ahita abwira mama yo kuri telefone ati none se ma koko wari ubizi yuko ubu ngiye kugera aho ngaho mu rugo kubera iki zino gahunda zose utazimbwiye kare ibyo ngibyo by'ibintu mwejeje mu cyaro kuko utabimbwiye kare kose ugatuma bitinda gutya uzi ko nari ngiye kugera mu rugo. Nyina ahita abwira umukobwa we Camilla ati aho yashaka Camilla nari nabyibagiwe uno munsi niriwe kwa Pascal ngo wa muhungu wabo yavuye hanze ngo za company ze ngo agiye kuzana amashami yazi naha mu gihugu. Camilla arikanga none umujinya ukiyongera bidasanzwe ati none se ma urashaka kandi guhabwa akazi no kwa Pascal umuhungu wabo wavuye hanze se nuwuhe ni Steven. Nyina ahita abwira umukobwa we urimo gukata nyina asubira inyuma kuri gare maze nyina akamubwira ati Steven yaraje za company ze rero zikorera hanze agiye kuzifungura inaha mu gihugu ntabwo wumva se gahunda zirimaho. Nyina ahita akomeza abwira n'umukobwa we ati Camilla rero urumva mu gihe umuhungu wabo w'umukire kuri yageze mu gihugu abakobwa binahura bazi ngomba kugerageza nkagufatira umwanya rwose hatazagira udutwara umukwe mwiza nkuriya. Camilla umujinya uramwica n'uburakari n'agahinda agahita abwira nyina ati ntabwo ndasobanukirwa icyo muba munshakaho ndaza kuza kukubwira byose uze wanabyiteguye rwose. Steven urabyumva uriya musore uretse no kuba ari n'umukire n'inyuma ni umusore w'igihagararo mwiza cyane w'igikundiro ubwo rero urumva nuva muri gare kuzana ibyo bintu turaza kuvugana ndamya nashidikanye yuko rwose ibintu byanyu bizagenda neza cyane. Camilla yenda nko kwiyahura neza akanashaka ahubwo kugonga ahita abwira mama yo kuri telefone ati ma mbwira aho ibyo bintu biri neza njye kubireba ndumva nashaka gutukana n'umubyeyi wanjye ariko kandi umenye yuko umutima wanjye urawuremereje ndumva narira. Mama waraseka ati ndagukunda cyane sheri wanjye kandi humura ibyo tugukorera byose rwose ni ku neza biriya byabaye ubushize ni ibyago twagize. Ahita rero amurangiraho ibyo abagiye kuzana muri gare biba biri nuko yarangiza agakupa. Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze mu nkuru yacu y'urukundo ya none inkuru ifite amasomo menshi akomeye y'ubuzima aho icyo nagusaba gusa ari ukuyikurikirana nk'ibisanzwe ukaba ugiye kubana nanjye abayo Yvette Sandrine. Ujya wibaza ukuntu wakora ibirori maze bikaguma mu bitekerezo byawe n'abandi benshi bazabireba batari bahari. Reka nkurangire SF Media. SF Media tubakorera video mu birori bitandukanye byose ibyoroheje n'ibikomeye amafoto meza cyane bigoranye ko wazasanga handi ndetse kandi tunakora live stream ku muntu ufite inama abafite YouTube mwese namwe tubafasha kunyuzaho ibintu live yaba muri studio cyangwa se tukabisangiraho muri akarusho kuri bino byose nuko SF Media ku bantu basanzwe bari mu mwuga wo gukora video gufotora cyangwa se gukora live stream abangaba tubatiza ibikoresho kandi ku giciro gito cyane. Ku bindi bisobanuro mwatuvugisha kuri izo nimero. Camilla nyuma yo gukata aragenda yarangiza akinjira muri gare agahita ashaka parking akanatangira guparika imodoka ye. Uyu mukobwa umaze kuvugana na nyina aba afite ikiniga cyinshi yanazenza amarira mu maso kwihangana biranga maze akabanza akarira akiri muri no modoka ahita ashaka agakapu ke nuko yarangiza agahita avanamo fime maze akazambara. Yahise asohoka arangije nyine yerekeza aho nyina yaramurangiye. Akihagera yasanze umusore wari uhagaze kuri iyo mifuka yose uko ari ine. Camilla suhuza n'umusore ati mwiriwe. Uyu musore uba wambaye isarubeti y'abakarani n'ingofero biba bigaragara yuko yakoze cyane arimo arabira ibyo arimo no kwiruhutsa ari nako anywa amazi.
ahita yikiriza uno mukobwa ati mwiriwe neza. Camilla ahita abwira uno musore ati nitwa Camilla, mama yarambwiye kuza hano kukureba. William ati nanjye nitwa William, mama wawe ninde ukubwiye kuza hano kundeba? Camilla ati ntabwo ari wowe nako yarambwiye kuza kureba, ahubwo nino mifuka nari nje hano kureba. William arimo aseka atubunyitiranyije n'imifuka rero. Camilla nawe yarimo amwenyura ati sha William winsetsa mwana, ndibabariye byahatari, ntabwo mvuze kuri imifuka ahubwo nyine byanshanze, ninde udutwaza bino bintu se byose ubundi ko ndeba ari na byinshi cyane. Willy ahita abwira Camilla ati aka ngaka niko kazi kanjye, ninjye uri buze kuza kubitwara, ahubwo unyemerere ngusabe serivisi imwe. Camilla aramubwira ati rwose nta kibazo. Uyu musore aramubwira ati ndi buze kuza kugusaba yuko uri buze kuzajya usigara aha ngaha ukarinda ibiri buze kuza kuba bisigaye, hanyuma ibindi rero nkagenda mbishyira mu modoka yawe, kuko rwose twese turamutse tugiye bahita babyiba. Camilla ahita areba aho aparitse ino modoka muri parking nyine ya gare, nuko yarangiza agafungura imodoka ye, maze William agatangira agapakira bino bifuka, ariko afata icya mbere agishyira muri butu y'imodoka, agaruka afata ikindi gutyo gutyo. Abirangiza mu gihe gito cyane, nuko agahita aza akabwira uno mukobwa yuko akazi akarangije. Willy ahita anabwira Camilla ati urakoze cyane, ariko ubutaha umuntu twavuganye akambwira kwicara kuri ino mifuka rwose uzajya umubwira agire gahunda, nukuri yanyicaje amasaha menshi hano. Camilla ahita amubwira ati rwose umbabarire, nanjye ntabwo nari mbizi, mama wanjye arabintunguje, ntabwo nari nzi ko ari gutyo biri bugende. Ahita amubaza amafaranga ari buze kwishyura, undi akayamubwira, maze Camilla agahita kuba kabiri. William arishima ati nubwo byari bikenewe atari ko rwose nizere yuko ntabigutegetse, urakoze cyane. Camilla muri kano kanya bakimara gupakira ino mifuka, mama we ahita amuhamagara, undi nawe akitaba ati ma barabirangije ngiye kuza, kandi telefone yanjye igiye no kuzima, uhumura rwose ni iminota mike ndaba nkugezeho. William ahita asezera uno mukobwa, nuko akagenda. Gusa mu kugenda Camilla akomeza kumwitegereza. Akigera imbere, uyu mukobwa urimo gutekereza byinshi, arimo gutekereza kuri nyina n'ibindi bintu byinshi mu buzima, ari nako atekereza uburyo nanone umuryango we ugiye kumushakira undi mukunzi. Ahita ahamagara William waba asa nk'urimo kurenga akomeje akazi ke, ariko kandi Camilla agasakuza ati William abanza kutumva, umukobwa akongera abantu benshi muri gari bakanahindukira bakamureba, ariko kandi Camilla ntacyo bimubwiye. Arongera agahamagara cyane ati William, amuhamagara asakuza, maze umusore agahita ahindukira, ahita aza yumva n'umukobwa haragize nk'ikibazo, akeka yuko wenda hari nk'umuntu waba umwibye, cyangwa wenda ko ari nk'ikintu cyaba atwaye atabizi. Agaruka yirukanka cyane ati yego ni amahoro Camilla, uko umpamagaye? Camilla ati William nkubaza ikibazo. William biramusetsa ati mbaza ikibazo nta kibazo. Camilla ati ari njye nawe uko nguko tumeze utekereza ko ari ndubayeho neza? William biramucanga, akitegereza uno mukobwa amasegonda make mbere yo kumusubiza, nuko akabona yuko koko uno mukobwa ashobora kuba afite ikibazo. William ati Camilla umeze neza? Camilla ati mbwira, ninde ufite ubuzima bwiza ari njye nawe, ndashaka igisubizo. William ati byaterwa n'icyo wita ubuzima bwiza, byaterwa rwose n'icyo wita ubuzima bwiza Camilla. Akomeza abwira uno mukobwa ati niba ubuzima bwiza ari ukugiraho kurara, uburyo umuntu yambara neza, kwitabwaho neza, gutwara imodoka nziza n'ibindi nk'ibyo, aka kanya yaba ari wowe ufite ubuzima bwiza. William akomeza abwira Camilla ati ariko kandi nkurikije uko ndi kukureba, niba ubuzima bwiza ari ukumva utekanye kandi ufite umutekano n'amahoro yo mu mutima, muri aka kanya ntabwo mbizi, ariko ahari yaba ari njye ufite ubuzima bwiza. William ahita abaza Camilla ati ubwo rero nakubaza nti uri kumbaza ubuzima bwiza mu buhe buryo? Camilla hano ahita aturika akarira, nuko William agashaka kumuhobera, ariko kandi kubera uburyo abasa bitari byiza, aba nyine yiriwe mu kazi, ahita afata n'umukobwa mu biganza akanamukora mu mugongo ati uhumura ikibazo ufite kiraza gukemuka, kandi ahangaha ibuka ni muri gare, abantu benshi ahangaha bakubona, niba ntacyo bigutwaye nagufasha ukareba ahandi hantu ujya hatari abantu,
niba hari ikintu ushaka kunganiriza rwose ndahari. Camilla ahita amusaba kumuherekeza mu modoka maze bakagenda, uno mukobwa agafungura imodoka maze bakicaramo. William na Camilla bicara imbere nuko bakarebana, uno mukobwa agatangira kumubwira, ari nabwo akuramo za fime za zindi aba yambaye. William aramureba ati amaso yawe yatukuye, birasa nkaho warize cyane. Camilla noneho arongera akarira cyane, William agakomeza kumubaza, ariko kandi uno mukobwa bikaba bigaragara yuko rwose aba yabuze aho abihera. William abwira Camilla ati, Camilla wagize ibyago? Camilla ati, oya nta byago nagize, ahubwo nashakaga umuntu unyumva, umuntu utanzi, umuntu ntazongera guhura nawe na rimwe, hanyuma nkamubwira byose, nkamubwira agahinda kose mfite, nkumva byibura ko nduhutse, ubundi nkakomeza ubuzima. Mu kanya nakubonye urenga, numva naguhamagara maze nkakubwira ibyanjye byose. William atega amatwi nuko Camilla yihuta ati, reka mbikubwire basi mfe kuruhuka kuko umutima wanjye ndumva mfuye William, ndumva nazi icyo gukora. William ati, mbwira nta kibazo rwose, nguteze amatwi kandi ndakumva. Camilla ati, urumva iwacu ndi umwana umwe, papa wanjye ni umudepite, mama wanjye akora muri NGO ikomeye, imiryango yabo ubwabo nayo ngo yari y'abayobozi. Ubwo nyine ni kwa basogokuru bari banakomeye cyane rwose mu gihugu. Bagiye kumbyara rero batubyaye turi impanga, gusa mugenzi wanjye we yahise yitaba Imana icyo gihe tukivuka, ngo yari yavukanye ibibazo. Icyo gihe rero abaganga babwiye papa na mama yuko bitazashoboka yuko mama yongera gusama. Bahise bandira njyenyine maze bituma nkura ndi umwana umwe mu rugo. Mama wanjye yaragize ibibazo, ari nabyo byatumye uwo mwana wundi twavukanye ahita yitaba Imana. Camilla akomeza abwira William ati, sha nakuze meze nk'igikoresho cy'ababyeyi banjye, naryaga ibyo bambwiye kurya, nkajya aho bantumye, bampitiramo inshuti, bampitiramo ibyo nkwiriye gukunda aho gukinira ibyo kwambara. Mbega ubuzima bwanjye bwose mba numva ari ikosa kubwita ubwanjye, kuko nyine mu by'ukuri n'ubuzima bw'ababyeyi banjye. Ndiyanga rimwe na rimwe, mba numva nakwiyaka ubuzima William. Mu kuvuga bino Camilla yongeye kurira cyane, maze William wari wabuze aho ahera agira icyo avuga yaratuje. Areba uno mukobwa ati, Camilla ntabwo tuziranye cyane, ariko nyemerera nkubwire bino bintu bike. Icya mbere, ibintu byose bibayeho mu buzima haba hari impamvu. Icya kabiri, nta kintu na kimwe kitagira iherezo, kandi kiza mu bintu byose umbwiye nuko ubwo wamaze kubimenya ko nyine ubangamirwa, ubu noneho ushobora no kumenya uko wakwitwara, ukanagerageza kwiga kwifatira imyanzuro, kandi ibyo watekereza gukora byose unibaza uti, ababyeyi banjye baranyanga, hari ubwo banyifuriza ikibi. Uri buze kuza kumenya igisubizo cyiza cyane kijyanye n'ibyo bibazo urimo kwibaza. Camilla areba Willy ati, nanjye mbere numvaga ari urukundo rwinshi, ariko Willy ndashaka kukubwira yuko mama ubwe hamwe na papa bari banshakiye umusore dukundana, bamunshakiye mfite imyaka 19. Twarakundanye, njye ndamukunda, nirengagije ko rwandutaga cyane urwo rusore. Nararukunze, yewe tugeza naho kwitegura kubana mu minsi mike ishize. Nararukunze, gusa mu minsi mike ishize naje kumenya yuko rwari rurwaye indwara ikomeye rutari rwarambwiye. Aha niyongereho yuko rwari rufite abagore mu bihugu hafi ya byose rwajyagamo. Umva sha, noneho kuba bibi kurutaho byaniyongereho yuko yari karyamye nda mu buzima bwe bwose, ku buryo n'ubukiri iwacu batekerezaga yuko urwo rusore rwari rufite rwose nta na buke. William nkibimenya narababwiye nti, mwababyeyi mwe mwandetse basi, mwandetse byibura bwa rimwe mu buzima bwanjye, mugashaka uko mundeka nkihitiramo, cyane cyane ibijyanye n'ubuzima bw'urukundo. Ntabwo watekereza yuko papa na mama kugeza uyu munsi batigeze bandika. Camilla n'ikiniga cyinshi yakomeje agira ati, byahubutse uno munsi rero mu kanya gato cyane rwose, mama wanjye yampamagaye arambwira ati, twakuboneye undi musore. William, urimo gutekereza ibyo bintu? William biramurenga ati, mane yanjye ndumva birengeje urugero, none se ababyeyi bawe kubera iki koko bataguha agahenge? Uyu mukobwa akomeza abwira uno musore ati, noneho ngo umuryango wo ngo bamitiyemo utekereze yuko ari abantu twigeze guturana kera, ni abantu bafite imyumvire nk'iy'ababyeyi banjye, nabo ni umuryango ukuze gutyo.
ubwo rero urumva umusore wabo nawe urumva situation bagiye kumushyiramo. William yarebye Camilla, urabibona yuko rwose ababaye, arangije amubwira ati Camilla, ndakumva birababaje cyane ibya buno buzima bwawe, yewe binateye agahinda kenshi, gusa nanone ndimo ndabibona n'amaso yanjye, nubwo duhuye ku nshuro ya mbere ariko ndimo ndabibona yuko uri umukobwa ufite imbaraga kandi ushobora kugera ku ntego ze rwose. Reba uko wagerageza gutandukanya ubuzima bwawe n'ubw'ababyeyi bawe, imbaraga zose bizagutwara izo ngizo ugerageza uzishyiremo, aho rwose uzabona yuko bizakunda kandi bizagenda neza cyane. Camilla areba Willy, yarangiza akamubaza ati urabona mfite imbaraga zatuma hari imyanzuro nakwifatira mu buzima, umbwije ukuri utambeshye? William ati cyane rwose, ibyo ngibyo ndabyemeza nta gushidikanya na busa. Uno musore ahita akomeza akabwira uno mukobwa ati impamvu ya mbere, reba kuza maze ugasanga umukarani, umuntu utaroga, udasa neza na gato, ufite ibyuya n'ibyunzwe nka bino byanjye, umuntu udafite aho ahuriye nawe mu mikoro, ariko kandi ugafata umwanzuro wo kumubwira ubuzima bwawe nka gutyo. Ntabwo nareba mu mutima wawe, ariko ndimo ndabasha kubona yuko uzi kureba umuntu wo kukumva kandi uzi kureba abantu babizerwa mu buzima bwawe. Icyo ngicyo ndimo ndabasha kukibona. Camilla yarebye William ati urakoze cyane kunyumva William, ntabwo ushobora kumva uburyo utumye nduhuka, ariko mfite amatsiko ko ndi kukubwira ibibazo nkabona uteze amatwi cyane. Hari ibibazo nawe ufite mu buzima bwawe? William araseka ati nanjye ubuzima bwanjye mu by'ukuri ni isomo rikomeye cyane ry'ubwaryo naryo ry'ubuzima. Ati ubuzima bubi nawubayemo cyane kandi ndabuzi, nanawubayemo igihe kitari gito rwose, ariko nize gushakira ibyishimo mu bibazo, nize kwiga kubaho nizera yuko ubuzima isaha n'isaha bwahinduka, yaba neza cyangwa nabi, ibyo rwose ndabizi. Camilla agira amatsiko menshi agaragara, nuko yarangiza akabwira William ati mbabarira umbwire, nanjye ndaza kugutega amatwi mbwira ibyawe. William abaza Camilla ati urabizi neza se ko ninkubwira ibibazo byanjye bitari buze kuza kwiteranya n'ibibazo byawe maze bikakubana byinshi? Camilla araseka maze akabwira William ati oya, biraza ahubwo kumfasha kumva ko atari njye gusa ufite ibibazo, maze wenda hari bimfashe kwiyakira. Uyu mukarani urimo kwinywera amazi ahita abwira Camilla ati uko ndeba uku nahoze nifashije, nari mfite ubuzima bwiza cyane, nari mfatanyije kampani n'undi musore wari inshuti yanjye magara. Camilla ahita amuca mu ijambo ati kurimo kubivuga useka, ni ukubera iki? William arongera agaseka ati ubuzima nabikubwiye bwanyigishije amasomo menshi akomeye, narabibonye yuko bwahinduka isaha n'isaha kandi ibintu byose byahinduka mu buryo utabitekerezaga. Iyo nekereje iyo nkuru yanjye rero biransetsa, ntabwo ntakubeshye rwose ikimbabaza. Camilla ufite amatsiko menshi ati komeza umbwire. William akomeza abwira Camilla ati uwo musore rero twari dufatanyije kampani, twakoranaga nyine n'akazi, rero nari nshinzwe gusinya ku mpapuro z'ikigo mbere y'uko zijya hanze, ninjye wari ushinzwe gushaka amasoko, mbega muri make ibintu byose byabaga nabanzaga kubigiramo uruhare. Ibyo rero byose mu kuba nari mfitiwe icyizere gikomeye cyane mu kigo, urabyumva, kuko urumva iyo kampani yari yanjye na mugenzi wanjye nizeraga, nafataga nk'umuvandimwe wanjye. Igihe kimwe rero naje kugambanirwa n'uwo nguwo nari nungirije mu kazi, yaranyanze cyane bidasanzwe, anyangana n'ibye byose. Camilla amatsiko arongera akamwica ati yakwangiye iki se? Uno musore ati urumva yanyanze nziza umukobwa twakundanaga, kuko nyine uwo mukobwa ngo yari yaramwanze, byatumye rero mu kazi atangira umupango wo kungendaho, ariko mu by'ukuri njye nari ndi mu gicuku rwose. Uwo mugambi wari waramugoye cyane kuko nakoraga neza akazi kanjye. Gusa umunsi umwe umukunzi wanjye yaje muri ofisi, twari dufite gahunda yo kujya gutembera ari nijoro. Ubwo ndi kumwe n'umukunzi wanjye, uwo mugenzi wanjye twari dufatanyije kampani yarinjiye afite ibipapuro byinshi cyane, yinjiye arimo araseka, arangije arambwira ati William, ati ngufitiye inkuru nziza cyane rwose, ati ya masoko twayabonye, sinyira zino mpapuro turari tubyohereje, tubona amafaranga menshi mu kigo. William yakomeje abwira Camilla ino nkuru ye, arangije aramubwira ati urumva rero iryo joro umugenzi wanjye akimara kunzanira izo mpapuro,
nashatse kubanza kuzisoma nk'ibisanzwe ngo maze ndebe ibyo ngiye gusinyira, gusa umukunzi wanjye mbona ndibuze kuza kuba murambiye. Nahise nsinya zino mpapuro zose ndenzaho no guteraho amakashe yanjye ndetse no kuzuzaho ibyangombwa byose nyine nk'uko nari nsanzwe mbikora, ariko hano ntabwo nari nasomye neza ibyanditse muri izo mpapuro. Kamila warimo wumva ino nkuru y'uno mukarani ati mbwira, mbabarira, ni ibiki wari usinyiye? Ntumbwire ko bitari iryo soko yarakubwiye. William ahangaha yaramwenyuye maze arangije abwira Kamila ati bwarakeye abantu mbona baje kuvana ibintu mu nzu yanjye, natangiye kuburana nabo bati wasaze se, si wowe ubwawe wabisinyiye? Narababwiye ni njyewe, ryarize. Aba bantu bandebye nk'umusazi bati ngizi impapuro, bahise banyereka za mpapuro naraye nsinye. Banyeretse yuko nasinyiye ko mugenzi wanjye twara kampani yose, ko hari amafaranga nakiriye kandi mu by'ukuri ntayo. Banyeretse ko nasinyiye ko inzu yanjye n'ibyari birimo byose nabitanze. Mbega ubuzima bwose bwanjye nari namaze gusinyira ko nabutanze mu ijambo rito cyane, kandi mu by'ukuri ntabwo ari ibintu nanjye ubwanjye nari nzi. Ntabwo byarangiriye aha, kuko naje no gufungwa. Namaze imyaka hafi 3 muri gereza. Icyo gihe rero umwaka wa mbere nawumaze ndara ndira, numva nishimye no kwiyakira byaranze. Ubuzima bwanjye numvaga nabwiyaka, ariko nyuma naje kwitekerezaho nshaka uburyo narebera ibintu mu nzira nziza, kandi rwose narabikoze. Kamila yakomeje kumva ino nkuru yumiwe. William yakomeje amubwira ati nyuma y'uko rero mfunguwe nasanze iterambere ryaransize cyane. Urabizi yuko muri kino gihugu iterambere ryihuta gutya ibintu birakurenga. Ahangaha rero nibwo natekereje icyo nakora, nsanga ngomba gukoresha imbaraga z'umubiri ndeba niba haba hari ikindi kintu nakora. Kamila yariruhukije, yumva bino bintu biramurenze, areba hirya no hino abura icyo avuga n'icyo areka. Ati nuko rero waje kwisanga uri umukarani hano ufasha abantu gutwara ibintu? William ati yego rwose, ati nta nubwo ari ubukarani gusa nkora, ahubwo noza n'imodoka nkora hariya rwose muri kiriya kinamba. Byose ngerageza kubikora, ngerageza kwifatanya kugira ngo nshake ubuzima. Kamila ahita abaza William ati none se ubwo uwo mukobwa ukubera icyo atakuvuganiye byaje kurangira bite? Uwo wundi mwakoranaga se we amakuru yabo abo ngabo bimeze bite? William ahita abwira Kamila ati urumva nyine uwo mukobwa yaranyanze nkifungwa, yambwiye yuko atategereza imyaka 3 yose. Byaje rero kurangira abanye n'uwo ngo wangambaniye, n'ubundi nyine urumva ngo yanzizaga yuko ngo ari ngiye yari yarakunze. Ariko mu by'ukuri urumva iyo nkuru nanjye ubwanjye sinayisobanukiwe, kuko urumva hari igihe ntekereza ko ari umupango wabo bari barafatanyije gupanga kugira ngo bazangushe muri ibyo byaha. Ubundi ngatekereza yuko nyine hari uwo mukobwa yumvise imyaka 3 ari myinshi agahitamo kunsiga akagenda. Byaranyobeye, nta nubwo mu by'ukuri inkuru yabo mba nyikeneye kuyibuka. N'ubuzima ni paji y'ubuzima bwanjye. Kamila biramubabaza cyane, nuko yarangiza agahita abwira uno musore ati uzi ko ari nka uwo mukobwa ari we watumye ibyo ngibyo byose bikubaho, kuko urumva ni we watumye usinya ibyo bintu utabisomye wihuta wanga kumukerereza. Ati uwo musore nawe rero umane yanjye sha Willy, pole sana, ndumva nawe inkuru yawe rwose ibabaje cyane, ndakwihanganishije. William ahita abwira Kamila ati ubuzima bwose nabonye yuko buberaho impamvu. Aturumva nk'uwo mukobwa wari ubizi yuko nagambaniwe gutyo, byibura ari no kuza akambera umuhamya akamfasha kuvuga uko byagenze. Ariko yarambwiye ati ntabwo nakwiteranya. Nasanze rero nubwo nahemukiwe, ariko byarampaye amahirwe yo kutagumana n'umuntu uteye gutyo, umuntu utarankundaga byuzuye. Banombi bakomeje kuganira, burinda bunabiriraho rwose, gusangizanya inkuru zabo, inkuru z'ubuzima bwabo. Byarabafashije mu rwego rukomeye. Bavuye muri izo nkuru zibabaje batangira no kuganira ku byo bakunda mu buzima bwabo, batangira kuvuga ku byo bakunda ndetse n'ibyo banga n'ibindi byinshi bitandukanye. Kamila akirimo kuganira na William yatekereje impamvu mama wamaze umwanya munini atamuhamagara. Arebye kuri telefone asanga telefone ye yazimye. Yahise abwira Willy, sha Willy, twavuze cyane nibagirwa yuko ngomba gutaha, noneho mama aranyica na telefone yanjye yazimye, wasanga yanambuze mana yanjye, reka ntahe. Willy, nukuri wakoze cyane kubw'uno mwanya, nubwo mu minsi myiza cyane y'ubuzima bwanjye ntabwo wabyumva. Turi kumwe kandi merci beaucoup, Imana iguha umugisha. Ndumva nduhutse, ndumva ntekanye,
rwose meze neza cyane. William nawe yaramushimiye nuko ahita asohoka mu modoka maze Camilla arataha. Abangaba bombi buri umwe yagiye atekereza uburyo atatse undi nimero ye ngo maze bazakomeze kuvugana. Gusa William hano yaribwiye ati ntabwo nashakaga yuko uriya mukobwa atekereze yuko hari ibindi bintu ndimo gutekereza kandi ntabihari. Akiri kwiha kino gisubizo ati ntabihari se ubundi koko. Nanone mu mutima we aribwira ati Willy, urukundo rwanjye ntabwo rukwiriye rwose guhita rusohoka kano kanya. Ntabwo ngomba kwiyumva muri ya mukobwa tudafite aho duhuriye. Ni ibyishimo by'uko twaganiriye, nta kindi kintu nshaka gukomeza gutekereza. Ariko umuntu koko ibibazo bingana kuriya bimwituraho ari umwe. Ubwo ku ruhande rwa Camilla nawe yageze iwabo nyina akimubona. Ati ko watinze cyane wabaye iki Kami? Uyu mukobwa ati ma nta na kimwe pe. Nyina ati none se ko narinzi yuko uza warakaye ukaba usa nkaho wishimye. Umukobwa akimara guparika yahise abwira nyina ati ndashaka koga nkarya hanyuma nkajya kuryama, nta kindi kintu nshaka kuvuga. Nyina ati oh, ubwo noneho wemeye yuko Steven tuzajya kumureba nta kibazo. Camilla ati ariko mama utabifashe nabi koko mu buzima ubu koko wakumva ko nakuze ukemera ukandekera ubuzima bwanjye, wakwihanganya ukiga ibyo bintu koko ko mfite imyaka ihagije, nkaba mfite na experience ihagije yo kuba nakwifatira imyanzuro koko wambabariye. Ubu kweri wowe na papa muzamenye ryari yuko ubuzima bwacu butandukanye n'ubwo mwaciyemo, mwambabariye koko. Camilla akimara kuvuga bino si yahise yinjira maze ahita abwira umukobwa we ati ntabwo nzihanganira amagambo nk'ayo mu rugo rwanjye. Njyewe na mama wawe twahujwe n'imiryango yacu, ni imiryango yari ikomeye kandi iziranye. Rero ni na gutyo bikomeza kugenda kugeza ku iherezo ry'ubuzima bwacu. Nta na rimwe umuntu w'umutindi ashobora kuzatuzira mu buzima habe na rimwe. Camilla ahita abwira se ati ariko papa ubwo kuko ntabasuzuguye murumva nta soni? Ni gute nyuma y'amezi 3 yonyine ntandukanye n'uwo mwari mwaranshakiye muzi neza ibyabaye byose mwakomeza kumbwira bino koko ko nari naramubashye naranagerageje gukunda ruriya rugabo mwari mwaranshakiye, ruriya rusore rubi rw'urugome rw'urutindi? Mwambabariye mukamagahenge, mwambabariye. Se wa Camilla ubona yuko bimukozeho cyane kuko no ku nshuro ya mbere yari yategetse umukobwa yo gukunda wa musore wamuhemukiye maze bikaza n'ubundi kurangira bibaye bibi cyane. Ahangaho no mubyayi itacururuka agahita nigendera. Ariko kandi nyina yegera no mukobwa we ati Steven atandukanye n'uriya mugabo kuko kuri no nshuro imiryango yacu iraziranye. Kandi rega Camilla ntabwo ari ukukwanga ni ukukwifuriza ubuzima bwiza. Ndashaka ko wizera umuntu uzagumana imitungo yawe n'abazakuvaho nabo ngabo bazakomeza gutyo ni ugusiga umurage w'ubuhangange mwana wanjye rwose nta kindi. Camilla biramurenga karema mama we ati ma ijoro ryiza bye. Aka kanya n'umukobwa akimara kugera mu cyumba cye ahita acomeka telefone ari nako atekereza kuri William, arivugisha mu mutima ati mutima wanjye uratuje, kuva igihe kinini gishize mu buzima bwanjye ntabwo ndimo kwibuka undi munsi nari imeze gutya. Gusa mu gutekereza bino Camilla ahita nibuka atari ko abantu bari mu bihe by'agahinda kenshi bakunze gukundana n'abandi bantu bameze gutyo. Mu by'ukuri wenda atari n'urukundo ahubwo wenda kubera ukumva ari bonyine, wasanga nanjye ari byo birimo kumbaho rwose. Atekereza ibi ari nako ahita ahindura gahunda ati William numvaga ejo nzajya kumureba ariko reka mbireke nzagenda kumureba ikindi gihe atazanagira ngo wenda ndimo ndamubangamira cyangwa ndimo ndamufatirana nitwaje ko ari umukarani. Avuga bino ari nako yitegura kuryama nyine ngo aruhuke. Iminsi yakurikiye William yakomeje gutekereza kuri Camilla ariko kandi undi ntiyagaruka kumureba. Buri umwe yakomeje gutekereza mugenzi we hashira nk'ibyumweru 2 batarongera guhura. Umunsi umwe William arimo yoza imodoka hirya gato ya gare handi nyine kuri cya kinamba hahandi yakoreraga. Amaze kuyoza nyirayo yaraje, umupapa mukuru ukuze nuko arangije aramushimira ati nukuri imodoka yanjye yoza neza cyane, nawe uze nibaza niba wabikunda ukemera maze ukambwira amafaranga wakorera
nkakujyana mu rugo rwose ukajya umfasha, yaba ari mu mirimo isanzwe ndetse no koza izindi modoka zanjye, nkajya nanagutuma kuko biragoye rwose kubona umwizerwa nkawe. William ahita abwira uno mubyeyi ati ntabwo noza imodoka gusa databuja, nsanzwe mfasha n'abantu guterura ibintu, ndi umukarani. Atarangiza kuvuga bino n'umupapa ati wowe nta kibazo, mbwira yuko rero ku kwezi rwose uburyo ngutuma ntunyibe, uburyo ngurira ibintu byose n'uburyo ukunze kuntwara nanyweye biranshimisha cyane, ndumva nakugira umuntu wanjye wa hafi, tuzajya dukorana business zitandukanye. Bano baravuganye maze bemeranya ko William agiye gukorana n'uno mupapa akajya amufasha imirimo itandukanye. William no munsi ahita anava muri gare maze n'umubyeyi agahita amutwara akajya kumuha akazi. Gusa William mu kuva hano muri gare yumva asa nk'ufite agahinda, aratekereza akibaza impamvu yayimuteye kugira kano gahinda. Yabitekerezaho neza agasanga impamvu nyamukuru nuko mu by'ukuri yumva ataye ahantu yari yarabonye wa mukobwa yari yarishimye ikiganiro bagiranye. Gusa nta yandi mahitamo aba afite, aribwira ati iyo uriya mukobwa aza kuba nawe yaranyishimiye yari buzagaruke hano nta gushidikanya. Uyu munsi uyu nyine William aba agiye gukorana n'uwo musaza, asezera kuri bagenzi be maze yarangiza akagenda. Ibyo bikimara kuba hashize nk'iminsi 2, Camilla noneho kwihangana biranga maze agafata umwanzuro wo kuza kureba William hahandi abasanzwe akorera. Camilla abyuka agira ati hashize iminsi myinshi ntamubona, ubu ndabyumva yuko niyo najya kumureba atakumva yuko harimo ibirenze, reka rwose mbikore njye kumusuhuza. Mu kugera muri gare ahabona abakarani benshi, gusa yararanganya amaso hose akabura William. Yegera umwe muri babandi bakora kano kazi ati mwiriwe neza, nitwa Camilla, narinje kureba umuntu mukorana witwa William, wabuze aho ari cyangwa uyu munsi ntabwo yakoze? Uyu mukarani ati William ni uwuhe? Camilla ati ni umusore nawe wari wambaye imyenda nk'iyi ngiyi yanyu witwa William, ni uwo nguwo nyine. Uno mukarani ati oya, nta William, nta muntu dukorana witwa gutyo. Camilla ati ni muremure w'igikara usa nk'uwateruye ufite inkovu gutya hafi n'agahanga, ntabwo umuzi, ukunda kwambara ingofero. Uno mukarani ati uwo ngo ndamuzi, yitwa William kumbe. Hano twamwitaga Bogari, Bogari yaragiye yabonye akandi kazi kabisa, ntabwo agikora hano, hari umugabo w'umukire wamwikundiye tu aramutwara, ko yanamuhaye amafaranga menshi ra. Camilla arababara ati bamutwaye ryari se, bamujyanye hehe? Uyu nguyu ati seruse ahubwo ntabwo ari ejo, hashize iminsi nk'ibiri, bamutwaye sinzi ngo bamutuye hehe, ariko ni umusaza ubona yuko kabisa wihaye. Bogari agiye kubaho neza ndabizi uko biri kose. Ahita akomeza abwira Camilla ati kandi rega buriya Bogari yari yaranize, ntabwo yari yaraje gukora akazi hano nkatwe twese, yari afite amashuri ye rwose, afite n'ubwenge, yari n'umwana mwiza cyane, ntabwo n'ubundi byari bukunde yuko akomeza gukorana natwe. Camilla ababara mu maso mu buryo bugaragara ati okay, none se wampaye nimero ze za telefone nkamuhamagara ko namushakaga? Uyu mukarani araseka ati ariko sister, kuri umusirimu koko urumva ibyo bintu twebwe ari gutyo tubayeho kweri? Ubwo urumva ibyo bintu byashoboka? Hano ntabwo turi nkamwe abana b'umubyeyi ngo duhana amanimero ngo za telefone, reka ntabwo rwose ibyo ngibyo tujya tubikora. Ahangaha dutunga nimero zabo twabyaranye nabo, abagore bacu, nta kindi, ntabwo tujya dutungana amanimero yacu, nta kindi kintu twavugana kuri telefoni, ntabwo rwose byakunda, ahubwo urebye nabi n'uno mwanya untwaye nawo nawo kwishyuza. Camilla ahita akora mu isakoshi, yarangiza akamuha amafaranga ati kandi umbabarire ko rwose ngutwaye umwanya. Abivuga afite agahinda. Uno mukarani ati ariko ahari wamushakaga cyane rwose, ndabona usa nk'ubabaye. Camilla ati ni ukuri namushakaga. Uyu mukarani ubona asa nk'umugiriye impuhwe ati sinzi niba Bogara azagaruka, ariko andika ku gapapuro namba zawe, hanyuma naza rwose nzamubwira yuko hari umukobwa w'ikizungerezi waje kumureba. Camilla ahita yishima akanamushimira ati urakoze, ni ukuri, Imana iguhe umugisha, ntabwo nzi uko nagushimira. Camilla arataha, maze mu kugera iwabo bahita bamuteguza yuko mu cyumweru gitaha bazajya kwa Pascal kureba Steven.
bakanatangira kumenyana ndetse no gutegura gahunda zo kubana iwabo, baba baramaze gufatira umwanzuro umukobwa wabo. Camilla ubusa nk'urwaye agahinda gakabije areba ababyeyi bakabihorera, yarangiza akajya mu cyumba kwiryamira. Inyuma y'iminsi nk'itatu William ajya gusura bagenzi be babandi b'abakarani, agiye no kubagurira nyine ngo basangire. Aka kanya wa mukarani wahuye na Camilla aramubwira ati, mwana uzi ko hari icyana cyaje kukureba se? William ati iki? Uyu nguyu ati ahubwo uzi ko yanampaye nimero ngo uzamuhamagare mani. William ati nibiki ari kuri kumbwira ko ntari kubyumva neza. Uyu mukarani ati ni umukobwa mwiza ufite imisatsi ujya kubaho igikara useka neza, yaje ahangaha kukure. Atararangiza William yahise ahaguruka ati uwo mukobwa utuje ufite amaso meza cyane. Umukarani ati nuwo nguwo. William ubona afite amatsiko menshi ati mpereza izo nimero za telefoni ndashaka kumuhamagara Camilla. Uyu mukarani ati yego ndumva yarambwiye ko yitwa Camilla cyangwa Camilla ibintu nk'ibyo ngibyo. William ati zana hano izo nimero gira vuba vuba. Uyu mukarani ati yaje nta telefone mfite, nimero ze rero yazanditse ku gapapuro, ubwo ziri mu myenda nari nambaye icyo gihe, biraza kudusaba yuko turi buze kujyana mu rugo maze nkareba ku gapapuro nkaguha izo nimero. William ati rwose tugende nta kibazo, n'amafaranga wari bukorera uno munsi ndaza kuyaguha, ariko tugende mu rugo umbabarire umpe izo nimero maze mpamagare uwo mukobwa waje hano kundeba twirukanke nona. Bahise bagenda, ariko kandi mu buryo butunguranye. Mu kugera mu rugo rw'uyu mukarani uyu nguyu uba wubatse, batunguwe no gusanga umugore we yameshe ya myenda n'aka gapapuro kari kariho nimero kacitse, byose byarangiye. William amera nk'usaze ati kuko ku cyamahirwe nk'aya kenshi akunze kubura, byibura se yakubwiye yuko azagaruka. Uyu mukarani atarasubiza, umugore we yitegereza uno musore, yarangiza akamubwira ati uwo mukobwa uramukunda kandi uramukunda cyane, nubwo utabizi, ariko niba koko ari uwawe byanyabyo muzongera muhure nk'uko mwahuye utabipanze. Niba atari uwawe uzahura n'undi uzamukwibagiza burundu. Wihangayika, ibintu byose birekera igihe cyabyo. William ahita abaza uyu mugore w'uyu mukarani mugenzi we ati ubwiwe n'iki se ko tuzongera guhura? Uyu mugore ati ndabizi neza yuko rwose bizaba, hari impamvu ibintu byose biba kandi uzabona neza igisubizo cyabyo. William ati oya rega nta nubwo ari urukundo, ni urukumbuzi. Baramusetse, nuko barangije bahita basubira mu kazi. Nyuma y'iminsi Camilla agaruka kuri no gare, aje kureba wa mukarani ngo amubaze niba yarahuye na William. Nyamara mu kuhagera yasanze n'uyu mukarani atakoze, aramubura. Ahita afata umwanzuro wo kubahagaritsa ibintu byose ndetse no gushaka kumenya byinshi kuri William. Ati birashoboka yuko nakunze urudashoboka, nako wenda ntabwo ari urukundo, birashoboka yuko ndimo gushaka guhura n'umuntu ibintu bitakunda, reka mbyihorere. Nyamara nubwo bino byari bimeze gutya, buri ruhande yaba Camilla ndetse na William, buri umwe aba akumbuye undi bitavugwa. Buri wese muri aba ashaka kumenya aho undi yagiye nuko yamubona, gusa biba rwose bisa nk'ibyanze. Camilla iminsi ikomeza kwicuma, ari nako umunsi ku munsi wabo bamuteguza kuzajya kureba Steven wo kwa Pascal, uwo baba bamubwiye yuko bagiye kuzabana. Umuryango wo kwa Camilla ni ukuvuga se na nyina ndetse na Camilla, umunsi wo kujya kwa Pascal kureba umuhungu we witwa Steven baba bagiye kubashyingira. Uyu munsi urashyira ukagera, bajya kureba Pascal bakeye bambaye neza cyane. Mu kugera ku gipangu, umukobwa uba ukora muri runo rugo niwe uza gukingura. Bakinjira, hirya haba hari ubusitani buba burimo izindi modoka zo muri kino gipangu. Hari umusore urimo kuzoza, n'umusore wambaye amayekuteri arimo arumva umuziki, nta nubwo abasha kumva yuko hari imodoka yinjiye mu gipangu. Abangaba mu kugera hano kwa Pascal, Camilla asohoka abona uno musore urimo koza imodoka asa nkaho amuzi. Mu kwifuza kumureba ndetse no kwifuza kujya kumusuhuza, Pascal umugore we hamwe nyine na Steven ariwe baba bagiye gushyingira Camilla, bahita baza kubakira. Aba bahita binjira mu nzu. Camilla mu bitekerezo bye yibaza niba umuntu abonye atari William, ku buryo n'ibyo bavuga byose hano ntabwo barimo kubyumva. Steven umusore nawe mwiza cyane, bigaragara ko yiyubashye, usa neza cyane. Araza nyuma y'akanya gato aganira n'aba babyeyi baseka bishimye,
ari nako nyine bamaze kwipresenta bose bamaze kumenyana, ahita abaza ababyeyi bose niba yaba arimo kuganira na Camilla bonyine nyine ari nako bamenyana. Aba babyeyi babo bose bati cyane rwose nimugende mube muganira nta kibazo munamenyane. Camilla nawe ahita asohoka nyine ari nako ajyana na Steven, bahita basohoka basa nk'aberekeza hanze. Steven ahita abwira Camilla ati reka mbere yuko tujya hanze tubanze twinjiremo hano gato maze mbanze nkubwire ikintu nshaka kukubwira. Iki ngiki ni icyumba cy'amasahani humura nta buriri burimo, ntutekereze ibindi. Bahita binjira maze Camilla agiye kugira ibyo amubaza uno musore agahita abanza akavuga mbere ati Camilla reka mbanze ngusaba imbabazi kubera ibintu ngiye kukubwira, reka ubanze wumve yuko uri umukobwa mwiza, uri mwiza rwose kandi nakunze ko wubaha. Ndabizi ko waje hano kubw'ababyeyi utanabishaka ariko wapfuye kubikiza rwose upfa kuza. Steven akomeza abwira Camilla ati ntabwo nzi niba ufite umukunzi ariko Camilla mfite umukobwa nkunda cyane kuva kera, iwabo ntabwo ari abakire nkatwe ariko rwose ndamukunda cyane nta nubwo nabona uko muhakanira. Ndabizi ko nawe utabura umuntu ugukunda niba mu by'ukuri utamufite. Steven akomeza abwira Camilla ati biratangaje cyane uburyo ababyeyi bacu. Agikomeje bino ari nako Camilla mureba ubona asa nkaho amwishimiye, yagiye kumva yumva ijwi ry'umuntu azi arimo arabaza aho ari buze kuza gukura indi sabune yo gukomeza kogesha izindi modoka. Wa mukobwa uba wafunguye igipangu ahita asubiza uwo musore urimo kwaka isabune yo koza imodoka ati injira aho ngaho uraza guhita ubona icyumba cy'amasahane, isabune yo koza imodoka iri inyuma y'amasafuriya. Camilla ijwi rya William aba ryiyumviye, atungurwa koko no kubona ari we winjiye muri kino cyumba. Kano kanya ikirahure cya ji Camilla yari afite cyahise kimucika kikubita hasi kirameneka. Ababyeyi baba bari muri salo barabyumva ariko kandi Steven agahita yitanguranwa ati ntimugire ikibazo, ni ikirahure kimenetse kirancitse nta kibazo. Ababyeyi bahita bumva ari ibisanzwe maze bagakomeza kwiganirira. Steven ubu ugikomeje inkuru arimo arabwira Camilla uburyo afite undi mukobwa arimo arasa nk'umusaba imbabazi rwose. Atungurwa no kubona Camilla ndetse na William barimo bararebana basa nk'abatunguwe bose byabacanze. Amasegonda make cyane Camilla yari yamaze kwihuta, yamaze kwisanga mu maboko ya William. Camilla nyuma yo guhobera William yahise amubwira ati naje kenshi ku kazi kawe ndakubura. Undi nawe ati nanjye nari narabuze aho nazagukura ariko hari umuntu wari warambwiye yuko njye nawe tuzongera tugahura uko byagenda kose. Steven arabishimira akanatangara cyane ati mwakundanye ryari? Camilla ati oya ntabwo. William ahita amufasha ati ntabwo dukundana. Steven areba William ati William niba njye nawe tugiye gukorana ikintu cya mbere muri kampani yanjye ni ukuri niko kuruta ibintu byose. Camilla ahita areba Steven ati mukora n'iki se? William ati uribuka bya bintu nakubwiraga cyagiye duhura, bya bindi nakubwiraga nahise nkora nungirije mugenzi wanjye twari dufatanyije kampani. Twaganiriye na Steven rero kuko maze iminsi ndimo ndakora hano, se yampaye akazi ansanze mu kinamba tanzi. Rero maze iminsi nganira na Steven turimo turaganira, yumva akazi yifuzaga gutanga yari yaranabuze nyine umuntu yagahange nakabasha, ahita afata umwanzuro wo kukampa. Camilla ati wow ndumva ari byiza disi, ndakwishimiye cyane Willy. Aba bakomeza kuganira, Steven abareba bamubwira inkuru yuko byose byagiye bigenda kugeza nyine ku nkuru y'uburyo se wa Steven uyu nyine ariwe Pascal yaje gutanga akazi akagaha William atamuzi, bikarangira bongeye guhurira hano. William akimara kuvuga bino yarebye Camilla mu maso maze arangije abwira uno mukobwa ati ntabwo nshaka ko ano mahirwe yakongera kuncika, nubwo bisa nk'ubusazi ariko nutaha ubizi. Kuva umunsi wa mbere njye nawe twahuye muri gare nta na rimwe hashize n'isaha nimwe ntagutekereje kandi nkumva ngukumbuye cyane. Nguyu Steven aze kumbera umugabo, namubwiye kenshi yuko hari umukobwa nakunze nkimubona bwa mbere
kumbe ntazi yuko ari we ababyeyi be bifuzaga kumushyingira. Biratangaje uburyo ari wowe twavugaga nubwo icyo gihe ntari mbizi. Steven ahita abwira Camilla ati yarabimbwiye kenshi, ahubwo nanjye nuko ntatekereza nakabaye naramenye yuko ari wowe yavugaga. Iyo nita kuri buri jambo rye yavugaga, uhereye ku bwiza, ubwitonzi, uburyo witwara, bihuye neza nuko yagushushanyaga mu bitekerezo byanjye. Camilla yarasetse nuko arangije abwira William ati umunsi wa mbere nanjye nyikubona ukambaza uburyo ndimo ndakwitiranya n'imifuka, waransekeje kandi nari ndimo kurira. Ni wowe muntu mu mateka y'ubuzima bwanjye wari ubashije gukora ibyo. Kuva kiriya gihe rero ndabyibuka byose uko byagenze nk'ibirimo kuba nonaha. Ndabyibuka uburyo wateruraga ya mifuka ukayijyana mu modoka yanjye, ukagaruka urimo uramwenyura wishimye urimo uraseka. Ndabyibuka uburyo ugenda naguhamagaye nkasakuza muri gare, abantu benshi bagahindukira bakandeba. Willy, nahise numva ari wowe muntu nkeneye mu buzima bwanjye. Numvaga ntazi icyo ngushakaho, ariko naje gutekereza ni ukuri numva nanjye nagukunze nkikubona. Birashoboka yuko hari ari bya bindi bavuga love at first sight, simbizi, nibyo rwose byabaye. Camilla ariko arenzaho ati William, nubwo numva bimeze gutyo mu buzima bwanjye, ibingibi nkaba ndimo ndabyita urukundo, wasanga ari uko twese twahuye tubabaye ntawamenya. Reka tubanze tugerageze twihe igihe maze tubone kwemeza koko njye nawe dukundana. Ariko nakubeshye, ni iminsi mike mu buzima bwanjye nishimye nk'uko nishimye nonaha, kandi nakomeje gusengera kuzongera guhura nawe. Ndashima Imana ko byabaye. Aba bahise bahitamo kubigira ibanga kuko nyine bari bazi ababyeyi babo. Urumva nga Steven aba afite umukobwa bakundanye igihe kinini kandi wabo batamuzi, aba ari umukobwa udakize, yewe ni wabo ntabwo baba bakize. Camilla nawe urabyumva uko inkuru ye nyine ibigenze. Basubira muri salo bishimye, ababyeyi babo bakabishimira, batekereza yuko abana babo bakundanye kandi ko bishimanye. Bati n'undi nta cyari bubabuze gukundana, n'abana bakiri bato kandi mu miryango ikize, nta kintu cyatuma rwose urukundo rutagenda neza na kimwe. Nyuma y'iminsi mike nyamara William asezera kwa Pascal, maze uno mubyeyi akamushimira kuri iyo minsi baba bamaranye. Steven rero hano ahita akazi William nk'uko bari barabipanze muri kampani ze zitandukanye. William ni umusore ubusanzwe azi ibyo akora, akazi ke kose abagakora neza cyane, ndetse kampani za Steven zikomeza gukura umunsi ku munsi. William aba yarabishyizemo imbaraga. Ababyeyi b'abano bana baba bazi yuko abana babo bakundana, gusa abana nibo baba bazi ukuri kwa byose, nibo baba bazi bijya mbere. Muri no minsi Camilla kenshi akunda kujya muri kampani za Steven, ariko nyamara agiye kwirebera William maze bakaganira. Ari nako noneho William yanga kwica akazi na gato, barakomeza bagakora, ndetse n'urukundo rwe na William rugakomeza gukura. Bakaza kubona koko icyo bari bafite, ko icyo bibonyeho bwa mbere burya cyari urukundo. Steven nawe n'umukunzi we, urukundo rwabo rukomeza gukura, ariko byose bigakomeza gukorwa mu ibanga, bo ubwabo uko ari bane baba baziranyeho bonyine. Camilla asaba ababyeyi be yuko bamubabarira maze bakamureka, we na Steven bakazitegurira ubukwe bwabo, harimo no kwandika invitation uko babyifuza. Ababyeyi bino rwose barabyemera, buri muryango wandika invitation zirimo amazina y'umwana wabo gusa, maze bagatumira inshuti n'imiryango bati muzaze twifatanye mu birori byo kwishimira ubukwe bw'umwana wacu. Ibyo ngibyo bikorwa kwa Steven ndetse bikanakorwa kwa Camilla. Ababyeyi ba Camilla bino baranabikunze ahubwo cyane. Camilla ndetse na Steven baba bafite surprise ikomeye imiryango yabo, dore ko kuva ku kwitegurira ubukwe byose aribo babyikoreraga. Ababyeyi ahubwo bakababwira bati nimugira icyo mukenera muzatubwire rwose tuzaba duhari, ubukwe bwanyu muzabukore mu buryo bwanyu. Ku munsi w'ubukwe ababyeyi baza babyambariye basa neza cyane, batumiye imiryango ikomeye birumvikana. Kuva ku kugeraho ubukwe buba bwateguriwe, batungurwa no kuhasanga hateguwe intebe zigera kuri 4. Haba harimo kandi abandi bantu benshi, yaba ari umuryango wo kwa Camilla ndetse n'umuryango wo kwa Steven baba badasanzwe bazi. Aba bakomeza kwizera abana babo, batahari wasanga ari abantu bakoranye nabo nta wamenya. Nyamara bano babyeyi batungurwa no gusanga buno ubukwe bw'abana babo butakira ubukwe hagati ya Steven ndetse na Camilla, ahubwo ari ubukwe hagati ya Steven n'undi mukobwa ndetse na Camilla n'undi musore. Ababyeyi bajya kubona bakabona Steven mu myenda myiza cyane y'umuco, ari kumwe n'umukobwa
nawe mwiza cyane rwose wishimye. Baraje maze bicara imbere muri za ntebe. Kano kanya Camilla nawe wambaye neza cyane araza ari kumwe na William, nabo bakicara mu zindi ntebe nziza cyane nazo z'abageni. Ababyeyi babo bacangwa n'ibyo babona n'amaso yabo. Steven afata ijambo maze akabanza kwisigura ku babyeyi be n'aba Camilla ati, ndabanza gusaba imbabazi ababyeyi banjye ndetse n'ababyeyi ba Camilla hano, kuko uretse mwebwe abandi bose mwabonye hano bazi bijya mbere. Steven avuga byose uko byakabaye, uburyo yakunze umukobwa wo mu bakene ariko kandi agatinya kubibwira iwabo kuko yarazi uburyo bazabyakira ko ari uburyo butari bwiza na busa. Yahise ababwira ati, muzajye muha amahirwe umuntu mu buzima, kuko ntabwo abantu twese mu buzima tunganya amahirwe. Ntitukumve yuko kuba abantu ari abakene batagira urukundo, kuko twebwe turi abakire cyane, ko ari twebwe tugira rwinshi, ahubwo urebye neza nta n'urwo twigirira. Yakomeje avuga rino jambo ababwira uburyo akunda uwo mukobwa bicaranye, maze umuryango uvukamo n'umukobwa uratungurwa cyane. Ariko kandi uno muryango wemera gutanga imbabazi ku muryango wa Pascal nyuma yo kumva uburyo Steven yakundanye n'umukobwa wabo urukundo rutari rworoshye na busa. Uyu mukazana wa Pascal bari bahuye ku nshuro ya mbere yarahagurutse maze arangije aza kubasuhuza baramwishimira. Umuryango wo kwa Camilla watunguwe cyane no kubona umukobwa wabo nawe yishimye kandi anicaranye n'undi musore. Umusore umuryango wo kwa Camilla mu by'ukuri utari usanzwe uzi. Camilla nawe yafashe ijambo maze muri uno mwanya avuga ko ubuzima bwe bwose bwagenze, uburyo yakuze, uburyo ababyeyi be bamubereye nk'abacungagereza, ko ahubwo n'abafunzi bamurushije kwisanzura. Yasobanuye uburyo bakunze kumushakira kenshi abakundana nabo, anavuga kuri wa musaza. Camilla mu myambaro myiza cyane yari yambaye yahagurukije William maze arangije amushimira abari aho bose. Yababwiye uburyo yamuziye mu buzima, yarangiza bwose akabuhindura mu buryo bwiza cyane. Ati, kuba twarahuye ari umukarani nubwo yakoraga ku kazi ntabwo byambujije kubona yuko ari umuntu nari nkeneye mu buzima, umunyakuri, umuntu umpa gutuza, umusore ndeka nkaba njyewe wa nyawe. William yambereye urukundo rw'ubuzima, yabashije kumbona kurenza uko ababyeyi banjye bambonaga, nicyo cyatumye mukunda. Naramukunze cyane kandi William imbere y'abano bantu ndagushimiye mbivanye ku mutima. William yasoje bino abwira nyina ndetse na Sati, babyeyi banjye namwe ndabakunda kandi hari wasanga kuko ibyo mwanyifurizaga bitari birimo ikibi, ariko mubimenye yuko nkunda ari uyu, ni nawe nemeye kuzabana nawe ubuzima bwanjye bwose. Muri bino birori nyina wa Camilla yararize cyane amarira menshi, ahita yaka ijambo nyuma y'umukobwa we asaba imbabazi ku mugaragaro. Arangije abwira abari aha ati, ukurera uno mwana ari we gusa byarangoye cyane kuko numvaga namuha byose mu buzima bwanjye, byatumye numva namuhitiramo buri kimwe cyose cyari kuba mu buzima bwe bwose. Yewe hari n'igihe najyaga muha abantu ngo bamuherekeze bajye kureba ibyo agiyemo. Ndabyibuka rwose ko namubangamiye mu buryo bushoboka. Njye na se ntabwo twamubereye abo yifuzaga, twari kumureka akagira n'igihe cyo kwisanzura kandi akanahitamo urukundo. Uyu mubyeyi wa Camilla yegereye William aramuhobera ati, warakoze mwana wanjye, guha ibyishimo umwana wacu, ndagusabiye imigisha rwose kandi mutubabarire, ni ukuri tubasabye imbabazi tubivanye ku mutima. Abantu barishimye. Couple ya Steven n'umugore we hamwe na Camilla na William barabyina barasangira, biba bimwe mu birori byiza cyane by'ubuzima bwabo. William iminsi yakurikiye yanze kwirengagiza aho yavuye, nuko akajya afata umwanya akajya gusangira na bamwe bahoze bakorana muri ka kazi k'ubukarani ndetse no koza imodoka. Ababyifuzaga bakiri batoya barihiye ishuri nabo batangira kwiga, abandi baguma kwibera inshuti bisanzwe. Nguyu umusozo w'inkuru yacu y'urukundo, inkuru y'umukobwa wo mu bakire wakunze umukarani ndetse n'uburyo urukundo rwabo rwishakiye inzira. Wakoze cyane gufata n'umwanya wose warangiza ukabana natwe mu nkuru y'urukundo ya none. Nk'ibisanzwe turacyari kumwe no mu zindi nkuru zitandukanye z'urukundo, ukaba wari kumwe nanjye Abayo Yvette Sandrine. Ivuriro inshuti y'ubuzima. Ku bagabo barangiza vuba bikabije, abatagira ubushake, abagore batagira amavangingo, abatagira ubushake, abagore batarangiza, bose barakira kandi burundu. Muri iri vuriro kandi turaguha igisubizo kirambye
ku bantu bikinishije ndetse ugatandukana burundu n'ingaruka zabyo. Tubavura kandi infection zifata mu myanya y'ibanga ku bagabo n'abagore, ku bagore bafite ikibazo cyo kuva ntibakame turabafasha. Tubavura kandi amarozi y'ubwoko bwose, yaba amategano, amatamikano, amahuherano n'ayandi. Hitamo kurengera ubuzima bwawe, ugana ivuriro Inshuti y'Ubuzima.